nakwicara nkavuga ndeka twumvikane n'ubundi indi yose ni yare buriya bari bapanuwe neza bagera swima bajya baraka hari gihe mu Ventura ifite ama opposition ubona yaryohera abarwanashyaka bayo aba tipe barageze makobora bamanuka M23 kuva mwabaho nibwo bwa mbere mwapanuwe umuntu wese aravuga ati ubu noneho kabisa mubirimo neza. So iriya rero biriya bintu bya Uvira babigarura sibyo babigarura bagapanuwaho gatoya ariko ntibaharenge bagakomeza kuko ntacyo nzi M23 bajya kuko rirenze nyine gutemba. Yego Eregize intambara zikomerekeramo abantu abandi baramugaye abandi bagize gute kandi uratareba izinyeshyamba nk'uko zavuga zatangiye guhemba abasirikare sibyo kugira ngo bazashyiraho skimu zo kwita no ku bantu bamugajwe nayo bitwara imyaka bisatwara kuba mufite amafaranga menshi prison charge y'abantu bakomerekeye ku rugamba ni fazi bigoranye iravuna bisaba kububakira bisaba kugira gute kureba ko babaho muzima kubundi abapfakazi babo imfubyi basize buri kimwe cyose. Iyo ngeze kuri iyo ngingo niyo nkubwira ngo ubundi warwana intambara yigira vuba navuga kugira ngo ajye no kuri ibyo byiciro bindi bisigaye bakeneye ntuze bakeneye final solution iri finale kuri radio na nimo mbaza abantu twari kuri debate nk'izi nabaza ngo nabuze ukinsubiza nimubona esheke ya M23 uyu munsi iramutse ibayeho n'ukuntu isi yahagurutse simvuze ko ndayihagurukiye nabi cyangwa agize gute ariko ukuntu isi irimo kubehavinga muri iyi minsi ndabwa ntimubona indi yapfumurira he yinjira bunagana cyangwa yinjira nteze kuko ubu ngubu abantu basaravuga ati iyi igomba gusoza game. Iyo urebye gutsikira kwa CNDP na Rankunda icyuho byaciye muri izi ntambara kuko kirimo hari umuntu n'umwe uvuga uti ibintu sinabisubiramo uko urabona CNDP yari zamutse uko urabona CNDP yari zamutse kuri iyi nshuro okay ndavuga positive na negative cyakunaniye cyose kuri iyi nshuro ikibazo cyakunaniye ukireke oya kuri iyi nshuro nyine mama 23 niramuka itsinze sibyo ingaruka nziza bishobora kwigiraho ni yihe ni ingaruka mbi yego ni kuri iyi itsinze kugeza ubwo vice president w'igihugu nka Kongo ukaba ushinzwe defense na decentralisation ukava kuri vice presidence ishinzwe ibyo utashyira ku menembwe kandi ari wanyu komene ufite aricyo simple ntabwo ari territoire n'akantu karangwa gusa ko muri physique kitwa kariko ari entité étatique ya komene as vice president ufite mu nshingano igisirikare RCD yayoboye aho ngaho imyaka n'imyaniko mbere ko bajya Sun City ni byananiye kugishinga sinzi niba natwibwana ngo yari yagishinga ariko bashyize uburugomestre baragerageje ngira ngo urumva so no kuvuga ngo no na cyakiri cyo kutagikinsha no kugumaho muri nta strategy ndimo kubona ifatika itanga ikizere iyo biza kuba byaratangiye na RCD bujye RCD ya kabiri kuba ibigeze kure iyo kuza kugira aho RCD ya kabiri kuba ibigejeje urumva CNDP ari kuhahera iyo CNDP yakuza yurubatse nayo ubwo buryo igasiga ahigejeje ikivi M23 ari kubibagara iyo byo M23 ari kubagara ari kindi iyo M23 uyu munsi yari kubisarura ikabihunika none niyo procedure ntayo ndabona uyu munsi korone ngaravuga ati tuje Kinshasa ejo bundi nabonaga witwa Gershom uramubona uyu mugabo muri Amerika ukuze gutangaza amakuru ko yafuze Gershom araza ariko ibari kashobwe Gershom urumva ari babwira abantu cyo kuvuga ngo hari igihe abantu bazashira no hitegeka ngo mubyibagirwe ngo so Kinshasa guhindura ibintu Gershom Kinshasa uzi ko abantu bayigenza amezi 9 ingabo ziri strong urumva kugira ngo igwe byatwaye amezi 9 y'urugendo z'ibihugu ntago mvuga kuvuga ngo abantu aba none Kinshasa ntimurafata na Noru Kivu yose Sud Kivu ntimurayinweza murafata munarekura hamwe na hamwe ng'Kinshasa ko ari aba bantu bakwigondera Kinshasa uzi ko ari nyeshyamba washyira autour de Kinshasa sibyo ukavuga uti ntacyo muzane indege n'imodoka arabazane mufate Kinshasa ikabananira Kinshasa tuna miliyoni 20 urumva yego z'abaturage ni umujyi ukomeye ni megapole ya metropole ku rundi rwego rwo hejuru na management yayo ikabananira ubu Sarasefu ntabwo yafashe Sudani ikayituma ikayinanira ntisigayirirwa imwaramwara muruze muri za Darfur yica abaturage so rero pronostic y'intsinzi ntabwo wayivugira amaranga mutima wayishakira ngaha icyo ubwo buryo bwa kabiri bwa bakabushobora bagerageza koko imvugo yabo ikaba ari yongiro urumva ku buryo ibyo banga babyangisha n'abaturage
ibyo bakunda bakabikundisha abaturage, kandi ukereka umukongomani icyo yabuze mbere, kuko umukongomani yabuze ibintu bitatu. Yabuze ubuvuzi bwiza, abura umuhanda, sibyo? Ubwo n'amavuriro nayavuze, ibikorwa remezo mbega muri rusange, ariko anabura na national cyangwa territorial cohesion. Umuntu umubwira ngo erega nabira byo gutura moko wabisenya ukabikuraho, urumva? Ubuse ko mu Rwanda mbere hari umuntu ngo yabaga muri komine ye, ngo yajya mu yindi agasaba ikibari uribuka kera ukuntu abantu ngo bavaga mu ntara bajya gutura ahandi, bati wowe wibona kuri wibonaka, leta ikabica ikabikuraho, ubahugeze hose, ubahugeze mu Rwanda n'iki bintu ngibyo. Nyine mwakora amatriki nkayo ngayo, kuko societe yubatswe gutyo, urumva Sandrine? Iyo societe yubatswe gutyo ukora amakanaki zose, sibyo? Kujyo turagisha itaratanze umusaruro, uyisenya mu buryo bw'ubwenge. Ware abantu bari kubugira amahano ukahubaka umujyi, ukabwira ko ugiye kubaka umujyi kandi urimo kugenda ubatatanya, ukabavanga communauté homogène, urumva? Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi, kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura, urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi, wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. None se ngaho mubwira nyine, ntufite Butembo, ntufite Beni, urumva? Ntufite ikiraro kiguhuza na Minembwe, sibyo? Yego. Ubwo kuko nubwo Yezu yabajije abantu ati mufite iki, M23 ifite ibindi bihagije, wayisukiramo amazi aganuka divayi? Ntabwo bihagije. Ibitenga byo ntibyuzuye, sibyo? Yego. Nakwicara nkavuga ndeka twumvikane, n'ubundi indi yose ni yare. Buriya bari bapanuwe neza bagera Swima bajya Baraka. Hari gihe M23 ifite ama opposition ubona yaryohera abarwana shyaka bayo. Abatipe barageze makobora bamanuka. M23 kuva mwabaho nibwo bwa mbere mwapanuwe, buri wese aravuga ati ubu noneho kabisa mubirimo neza. So iriya rero biriya bintu bya Uvira babigarura, sibyo? Babigarura bagapanuwaho gatoya, ariko ntibaharenge bagakomeza, kuko ntacyo nzi M23 bajya kuko rirenze nyine Butembo. Yego. Cyangwa Beni cyangwa se hahora n'imo kuvuga haruguru. Naho ibibazo ho bizahoraho, kandi ntabwo hajya hari ibibazo hose. Ese M23 ifasha ubundi na Kongo yose yajya kurangiza n'ibyo muri Bogota, muri Colombia. Naho barangiza ibyabo. Undi mukongomani uzuba afite ikibazo wenda cyakabaye gikemurwa n'abakongomani, azabasaba divayizi cyangwa n'abazayishakemo n'abagikemure. Si imiryango ku yindi migari, sinya numva bose biyemera ngo n'abakongomani kimwe. Kuki ubundi hari ahantu hajya kubohozwa n'abarwandofone n'abaswerofone, cyangwa tuvuge baramutse bafite ibibazo nkaho batabyaye hungu nakobwa, bo bundi bagiye basheta imiryango n'abasore babo bakajya kurwana. Kuba umuntu ari impunzi, kuba umuntu yarababaye, nicyo kimuhindura umurwanyi gusa. Abakatanga bigeze avanga ku itariki 22 z'ukwa hajya zare 2 z'ukwa karindwi umwaka ushize, ngo niho bazigenga. Batanga itariki n'ubyibuka, bavuga 22 juillet. Nabonye no muri Katanga n'undi Dekasa n'ubereme wati nabo bavuga ko bagomba kwigenga. Nakasayise muri Katanga biriya babihoramo, bagira amagambo menshi yabarenze, bagira ngo ukuntu batanze itariki ubushize, baranifotoza rwose bafite isizana bakura imbunda, bazikodesha abasirikare bafite bakifotoza, simbizi. Intambara si amagambo, intambara izamo n'ibikorwa n'ibitambo. Nyine intambara ni ikintu gikomera, niyo mpamvu ujya inyeshyamba ntabwo ziba zikina, kubera imihangayiko n'amakara yizihoraho buri munsi. Ushobora gusanga umuntu afite ibibazo nyine ntaheruka kubona ntaheruka kugira gute, kubinyeshyamba no kurya umutima amenyo. Ariko ikintu gitangaza kandi kibabaza no kubona abihahisemo kurya umutima amenyo, urumva? Babahora bameze abandi bashaka kubabona nk'amashevare bicaraho.
ngo bagere aho bagerabo haba ku giti cyabo no mu buryo bw'imiryango migari bavukamo nta involvement bagize muri iyo bataye gutese hawo why niba agiye uje mu muryango mugari nk'uriya sibyo ni byiza sinakubuza individually ariko uzi n'ibindi birasanzwe wananyereka nawe komino tuvukamo urumva yagira ruhare ki tugeze iwanyu cyangwa se ubundi fitire ruhare mu kubaka iyi ntambara kuki se komino yanjye yahora ikubana imyaka 30 wowe ukazaza ku chevale ngo ugiye kuba perezida ugiye kuba ministre ugiye kuba iki niki wabingereka ukambwira uruhare nawe wabigeramo kuko rega n'abanye havukiye intambara na matati nibazo abantu bahura nabyo bikatuma nyine babaho ko babayeho eregize intambara zikomerekeramo abana abandi baramugaye abandi bagize gute kandi uratareba izinyeshyamba nk'uko zavuga zatagiye guhemba abasirikare sibyo kugira ngo bazashyire skimu zo kwita no ku bantu bamugajwe nayo bitwara imyaka bisatwara kuba mufite amafaranga menshi president sharije y'abantu bakomerekeye ku rugamba ni fazi bigoranye iravuna bisaba kububakira bisaba kugira gute kureba ko babaho muzima kubundi abapfakazi babo imfubyi basize buri kimwe cyose iyo ngeze kuri iyo ngingo niyo nkubwira ngo ubundi warwana intambara yigira vuba na vuba kugira ngo ajye no kuri ibyo byiciro bindi bisigaye kubibarura kubarura abantu bakomerekeye ku rugamba batakira active batashye mbese mufite ibigo mwatangiye kubashyiramo bari bafite icyo ikimeze nka muvumba project muvumba project urayizi muvumba project muvumba bwari uburyo muri strago yo mu Rwanda bwubaswe abantu bakiri muri strago yo gutangira nyine kwita ku bantu bagiriye ibibazo ku rugamba yego kubigisha imyuga kugira gute mbere nyine abantu batarasuzana n'urugamba ubwo rero nuko bari batakira umuvugizi wa gisirikare umuntu yarakabaza atari kubundi inkomere zanyu n'ukize societe ye yaragiye ikiri mahama n'ahandi urimo kumva yatabaye ari muzima arakomereka ese president Shirira yemeze gute ubwo kandi suko simvuze ko idahari ariko nayo kuyimenya nabyo byaba ari akarusho icyo gihe rero iyo abantu bavuze ngo igihugu cyangwa ahantu bitegeka haje systeme gutya na gutya akenshi na kenshi abantu banagira ngo bazajye muri izo manjesi cases zindi nyuma urumva kubarura abantu ese ko kanaka yarashwe ese abana Wiringoma yasize babayeho bate urumva baba bari muri Kongo baba ari abari ahandi wenda ashobora kuba bari sibyo aho yaba yose nubwo yaba ni Kayonza aho hose ugomba kumenya ukavuga uti abo bantu babayeho bate kandi ariko ibyama bibaho iyo utabikoze gutyo urumva urimo wishakira abandi banze inyuma abantu babarakare bakura bibaza icyo wabamariye nicyo abana ababyeyi babo n'ababo bagize bazize ntago ibyo bikorwa mu rwego rw'ikiguzi bikorwa mu rwego rwo kwibuka niyo mpamvu burya uzabona ku marimbi y'abasirikare kwisabaho irimbi imva y'umusirikare utazwe aranana soja sibyo yego so bano bantu bakeneye ntuze bakeneye final solution iri finale kuri radio narimo mbaza abantu twari kuri debate nk'izi nabaza ngo nabuze ukinsubiza ntimubona esheke ya M23 uyu munsi iramutse ibayeho n'ukuntu isi yahagurutse simvuze ko ndayihagurukiye nabi cyangwa agize gute ariko ukuntu isi irimo kubehavinga muri iyi minsi ndabwa ntimubona indi yapfumurira he yinjira bunagana cyangwa yinjira ntego kuko ubu ngubu abantu basaravuga ati iyi igomba gusoza game iyo urebye gutsikira kwa CNDP na Rurankunda icyuho byaciye muri izi ntambara kuko kirimo hari umuntu n'umwe uvuga uti ibintu sinabisubiramo uko urabona CNDP yari zamutse uko urabona CNDP yari zamutse basandiri bamwe n'amazina tuba tuyazi badashaka no kuva ibintu byo muri Kongo basisemuzwe n'ibi bintu ngaho mbwira none kandi abantu batekereza ubundi batekereza ibintu bidashoboka bakabyimagina ngaho bishobotse kugira ngo ubone gufata ingamba ibaze umuntu wabwira mu Rwanda phone wo muri Stade DRC ngo niyingira ferinze sha undi mukomanda undi mukada wazongera kubwira abantu ngo dusubire mu ishyamba bya mucanga kugiye mbonamo na impossibility ibaze kubera nyine ko giyewe aha ntabwo ndimo gukoresha imari myinshi harimo impossibility ku rwego mpuzamahanga wajya uvuga bakavuza induru hari ku rwego rw'akarere wavuga urumva kuko iyi crisis yahagurukije Tanzania ijya mu ntambara nubwo na kera yihozemo uburundi bwisinga insenda butarabyigeze Uganda yicicikira ikajya yiraza Nyanza gutya nk'itazi biba ndashaka kuvuga ngo wenda nta kibi yakoze
ariko nyine Uganda yigiriye mu byabo bya double standard. Kenya irisheta kubera William Ruto neza neza aremera amenye ibyo amubwira akavuga ibindi, ariko ntabwo uzeba niba Karonzi yo Musyoka aje uko yakwitwara, sibyo? Ayo mu Venezuela mukubite mubangura mumenya ko mugomba kubyazamo intamba iri team movement, urumva? Kubera ko mutazi ni muri yabona amashyiga bitekaho. Erega no kureba aho reka mbareke twakozeho kenshi, nta mpamvu yo kugaruka ku byo twavuze. Nanjye vuga ngo no kureba niba aba bayobozi dufite mu biyaga bigari nibura bafite understanding y'iki kibazo, urumva? Nyine no gucunga nyine no gucunga nyine aho bishoboka ijwi ryabo abantu bakari profita Sandrine. Yego. Kuko iyi crise ihera 2021 kugera 2023 today ntawe uzi niba wayizana muri 2060, urumva? Abayobozi uko East Africa izabiyobowe hashobora no kuza umuntu mubi kurusha Tshisekedi. Ntawe uzi niba haba hakiriho uburyo bw'imyumvire y'abantu buhangana n'ikibazo kiremereye nk'iki ngo gishoboke. Simvuze ko abantu batazaba bariho, sibyo? Ariko nanone urareba isi tubigezemo, hari imyaka bazajyamo no kubwira umuntu ngajya mu ishyamba bikanga. Nizi ngizi kuzambura ama smartphone byarabananiye ari inyeshyamba irwana na iPad. Yireba gutya yifata selfie. Mu minsi iri imbere bazaza bavuga ati no, muzanye n'akabyiniro ku rugamba nituva ku rugamba tujye guceza ndombo. Kahise zabigeze. Muri morale nyine. Bagasunda. Morale se ntago ari ya mbere. Morale nyine ni ya mbere. Ariko shaka minsi iri imbere wapi Sandrine? Niyo mpamvu isi izakora ibishoboka byose irangiza intambara mu minsi iri imbere kugira abantu birwanye ashobora kumurya kabiri mu cyumweru akihambira akayisharupe mu agakomeza urugamba. Bizagorana azajya kubazana pizza. Gozana delivery sha kandi ari mu ndaki. Giye kubaza ibibazo bibiri byoroshye kubenakomeye nanasoza icyambere. Urabimpera icyambere reka ntago wambaza ibibazo utamaze kumbwira niba ari kwizi. Nabonye mani bari ari wabyadukanye nabanzo. Aya naga ari kwizi. Ahigize ngo njyane muri kwizi kabari y'abana. Kuri iyi nshuro. Iyi nshuro. Okay, ndavuga positive na negative. Cyakunaniye ikibazo. Kuri iyi nshuro. Ikibazo cyakunaniye ukireke. Oya, kuri iyi nshuro nyine mama 23 niramuka itsinze. Sibyo? Ingaruka nziza bishobora kwigiraho ni yihe? Ni ingaruka mbi. Ni yego. Ni kuri iyi itsinze. None se nagusubiza yego cyangwa hoya? Cyangwa nagusubiza. Birasubiza uko byumva kuko ari uvuga uti niramuka itsinze ndayishimiye bishobora kumugiraho ingaruka. Ndakavuga ati niramuka itsinzwe bizagorana kongera kubwirira abantu nanone ngo bongeye bakora indi 23 nyine yindi wa mugana. Gutsinda byabo byagorana kuko ntabwo ndasoma manifesto yayo isa nkaho itayifite. Kuko noneho sindi bujye muri A na B wapi, kubera ko nakabonye bese impera y'igisubizo, urumva? Nyibona mu muvuduko yigeze Kinshasa nifashe igihugu ntiyafata igihugu yahindura byinshi mu tegeko nshinga, yahindura byinshi muri institution structure ko zubatse, hakazamo za federalism tujya tuvuga, urumva? Riba rero ntafite na 0.5% byo kubara abantu berekeza Kinshasa kubera imyaka 5 bamaze ntibaranafata Kivu yose yepfo na ruguru ngo bayinweze, urumva? N'amasisi barayibohora yose hari ubutaka bataragera masisi territory yingiye, urumva? Ndakusobanurira ukuntu urugendo rw'Kinshasa ntarubona. Ngaruke nje kuri iyo independence y'ahantu ishobora kuba total cyangwa itari total kuko na autonomy zibaho kwitegeka igihe kirekire. Nabwo nkubwire ngo kuko iyo manifesto ntayifite imbere yanjye nti byari korohera iyi M23 niyo nyine ukumbaza. Iyo urugendo rwo kugerageza gushyiraho ahantu higenga rwatangiwe iyo barwatangiye n'abaroberako. Erega umuntu wagize abantu bahemukiye M23 n'abatwirwa ntabwo ari abatubona uyu munsi. Ni bakuru babo babaye abantu bamushika tuwiri. Noneho kisha baada kushika tuwiri tuwote tuwiri tukawaponyoka. Kugeza ubwo vice president w'igihugu nka Kongo ukaba ushinzwe defense na decentralisation ukava kuri vice presidence ishinzwe ibyo utashyira ko menembwa kandi ari wanyu. Komene ufite aricyo simple. Ntabwo ari territoire n'akantu karangaho gusa ko muri physique kitwa kariko ari entité étatique ya komene menembwe as vice president ufite mu nshingano igisirikare.
RCD yayoboye aho ngaho imyaka n'imyaniko mbere yo kuba ajya Sun City ni byananiye kugishinga sinzi niba natwibwana ngo yari yagishinga ariko bashyizeho uburugomesitiri baragerageje ngira ngo urumva so no kuvuga ngo no na cya kintu cyo kutagikinisha no kugumaho muri nta strategy ndimo kubona ifatika itanga icyizere iyo biza kuba byaratangiye na RCD burya RCD ya kabiri iri kuba ibigeze kure iyo kuza kugira aho RCD ya kabiri iri kuba ibigejeje urumva CNDP ari kuhahera iyo CNDP yakuza yurubatse nayo ubwo buryo igasiga ahigejeje ikivi M23 ari kubibagara iyo M23 ari kubagara ari kiniki iyo M23 uyu munsi yari kubisarura ikabihunika none niyo procedure ntayo ndabona uyu munsi Colonel ngaravuga ati tuje Kinshasa ejo bundi nabonaga witwa Gershom uramubona uyu mugabo muri Amerika ukuze gutangaza amakuru ko yayifuze Gershom araza ariko ibe ari kashobwe Gershom urumva ari babwira abantu cyo kuvuga ngo hari igihe abantu bazashirano hitegeka ngo mubyibagirwe ngo soye Kinshasa guhindura ibintu Gershom Kinshasa uzi ko abantu bayigenza amezi 9 ingabo ziri strong urumva kugira ngo igwe byatwaye amezi 9 y'urugendo z'ibihugu ntago mvuga kuvuga ngo abantu aba none Kinshasa ntimurafata na Noru Kivu yose Sud Kivu ntimurayinweza murafata munarekura hamwe na hamwe Kinshasa ko ari aba bantu bakwigondera Kinshasa uzi ko ari nyeshyamba washyira autour de Kinshasa sibyo ukavuga uti ntacyo muzane indege n'imodoka arabazane mufate Kinshasa ikabananira Kinshasa tuna miliyoni 20 urumva yego z'abaturage ni umujyi ukomeye ni megapole ya metropole ku rundi rwego rwo hejuru na management yayo ikabananira ubu Sarasef ntabwo yafashe Sudani ikayituma ikayinanira ntisigayirirwa imwara muruze muri za Darfur yica abaturage so rero pronostic y'intsinzi ntabwo wayivugira amaranga mutima wayishakira mu buryo buri pragmatic bagikinshasa bakora ibi baguma ariko ntacyo reka ntagendera ubusa nk'umuntu ubuze icyo asubiza reka dufate no ngo birakunze bageze Kinshasa sibyo yego ndavuga ari abajyayo nyine ari abajyayo bamera nka Traoré Capitaine Traoré wo muri Burkina Faso akabanza akabwira abakongomani ko batagomba gutekereza demokarasi uyu munsi ko demokarasi ari ikintu kijya ahantu hamaze gutunganywa atari ikintu ushingaho ngo mujye muri des choses illusoires ngo mufite demokarasi Traoré yababwije ukuri hagaze rwose muve mu mamanjwe ya demokarasi ntabwo turagira ku irevo yo gutangira gutekereza demokarasi tugira ibintu twubaka sibyo harimo amayeri ya politike ariko ndanamwumva nanone so uragikinshasa rero ufashe n'ubwo butegetsi Sandrine inteko ifite abantu 600 sibyo AFC M23 irishwa ko nibajya mu matora izagiramo majorité bafasha ahantu tuvuge iki Kinshasa turahavuye kuko ndakwereka ukuntu bahindura ibintu muri structure gutora iri bari federalisme mu itore Kinshasa bariyo nkabona ntibikunda tugaruke bashyizeho ubutegetsi ahangaha bashyizeho ubutegetsi ahangaha ikintu cyabagora ari kimwe kugira ngo bashyire ibintu mu buryo sibyo no gukora ibishoboka bwose bakagira siyasa igenda izamuka mu mbaraga ku buryo no muntu utari mu Rwanda phone yumva politike yabo nakomeze bavuga mwako twituneho muri abanyarwanda sha ngabatutsi barabufasha muri Kongo ku kindi kubera tere bafashe imaze imyaka FDLR nicyo bashyizemo abaturage urumva uje kuyobora ni nyina w'umunyatura na sekuru n'iki byose ushaka kuba ufite imburu kajya muri kumwe ariko bimaze kuva aho ngaho muri kumwe akuvumira kugahera ibyo birashoboka rwose no kuvuga iki rero baje ahangaha icyo ubwo buryo bwa kabiri bwabo bakabushobora bagerageza koko imvugo yabo ikaba ari ngiro urumva ku buryo ibyo banga babyangisha n'abaturage ibyo bakunda bakabikundisha abaturage kandi ukereka umukongomani icyo yabuze mbere kuko umukongomani yabuze ibintu bitatu yabuze ubuvuzi bwiza abura umuhanda sibyo ubwo n'amavuriro nayavuze ibikorwa remezo mbega muri rusange ariko anabura na national cyangwa territorial cohesion umuntu umubwira ngo erega nabira byo gutura moko wabisenyuka bikuraho urumva ubuse ko mu Rwanda mbere hari umuntu ngo yabaga muri commune ye ngo yajya mu yindi agasaba ikibari uribuka kera ukuntu abantu ngo bavaga mu ntara bajya gutura ahandi bati wowe wibona kuri wibonaka leta ikabica ikabikuraho ubahugeze hose ubahugeze mu Rwanda n'iki bintu nk'ibyo ngibyo nyine mwakora amatrick ngayo kuko societe yubatswe gutyo uruva Sandrine iyo societe yubatswe gutyo ukora amakanaki zose sibyo kujye turagisha itaratanze umusaruro uyisenya mu buryo bw'ubwenge ware abantu nabo kubugira amahanuka huba ku mujyi ukabwira kujye kuba ku mujyi kandi urimo kugenda batatanya
ukabavanga ikaba communauté homogène urumva pana kuvuga ngo turabantu turabanga abafurero ibyo bufurero no babikureho sibyo bamenye ko umukongomani n'umukongomani ahari hose noneho bizatinyura abafurero kujya gukora business Butembo bitinyura umundandi kuvuga ngo ndajya uvira mu bavira ncuruze icyo kintu cyo wakuba kugishyira imbere kandi ukubakana ubwenge bwinshi ku buryo bazisanga mu myaka 20 warabavanga vanze nta muntu ukigamba ibyo ngibyo kandi mu kubavanga si ikindi no kubasangiza iterambere n'amahirwe utanga ku muntu wari wese ibintu nk'ibyo ngibyo so reconciliation rero wayishyira imbere kuko ntabwo wakubaka ibikorwa remezo utubatse imitima remezo ariyo izashyigikira ikanakomeza bya bikorwa remezo ikindi gishoboka ni ukubaka igisirikare kiri ku rwego rwo hejuru ku buryo mwiteguye ko ibitero bizajya biva kuri hahandi mwapapuye bizaba byinshi ubwo no kuvuga ngo mutega papu leta mwakora imipaka ihoraho intambara mu kubaka igisirikare igipolisi intelligence iri ku rwego rwo hejuru na diplomacy bien sûr ariko kandi tutuzozereza aho ngaho ukabikora wirinda yuko abanyembaraga muturanye bakubonamo menace sawa ubwo ushobora kubaka igihugu igisirikare gikomeye Uganda Uburundi u Rwanda n'ahandi hose muturanye wabyubaka nabi bakakubonamo menace kubera ukuntu behavinga witwara okay ngana Marshal ndagushimiye wakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi cyane utagabanyije ndumva nakubwira ngo weekend nziza wahe uronke Kajya guhaze muri weekend ahubwo nduhuke neza naho narahashye mu cyumweru dore ndarangije ndashoje guhaha utembere neza kabisa urakoze cyane Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke nibikira inzozi kuko ubu twakuzana ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri miliyoni 8 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza.